mama asohoka yambaye igitenge cyanjye ngo cyatari yambaye imyenda ye kandi ko nzikagira imyenda myinshi. None se mama wawe wageze mu cyumba usanga mu myenda ya mama wawe yari irimo ikanzu ya mama. Byatangiye bitura mugabo mwahujwe nande mwamenyanye gute? Yahashye rero ya mugabo yakoranaga na mama. Papa wase ubundi abaho bare kubiko baza wenda aho utaza kugira ngo no kwinjira mu buzima baho. Buri mama barakoranaga. Yego. Nyine nyuma za kumbwira ati ya musore n'umwana mwiza. Yego. Akageza no mu rugo nyine turakundana. Ariko n'ubundi azakaza aje kureba mama. Nanjye tubikundaniramo. Neho biza kurangira mugize ute? Dukundana neza. Mama ari mama wawe bahuje. Ariko umwana naramusize nasize umwana mu rugo ndigende. Yego. Aribwo buriya bavugaga ngo natwaye umugabo w'abandi. Njye rero uriya mugabo ntabwo namutwaye nzi ko ari uw'abandi. Twakundanye nzi ko ari umusore kandi yaje nsanga iwanjye. Urumva nsanga iwanjye ari inzererezi. Yes, reka nongera ngo ikaze dukurikiranye ku Igeno Media TV muri kumwe na Nyashya Rwanda ubwanya bwakazamura igishyo cy'abo Rwanda bose na mbere amatereka cyangwa gasanga muri cyo ku Igeno Media TV birebere byinshi byiza twagutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba kura mu gihe gito ndagusaba kora subscribe n'indutse ari wayikora ndetse nawe ikoze na kwinyanga usaba cyane kujya sharing ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye zimaze imisi mubwira ko ugomba kujya unyandikira muri commentaire kugira ngo ndebe cyakunze kugira ngo menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya iki reka nguhereze ikaze uri muri Amerika y'Uburayi Afrika na Australia barimo kujya uturanye Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse nawe imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru asirazuba uburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali kamubwire ko buryo ugenda utwigaragariza Imana izajya ibiguhera umugisha maze imisi ntangira mbabwira ati umwaka mushya muhira 2025 uzababere wo guhirwa uzababere w'amata n'ubuki wowe utwite uzabyare hungu na kobwa ndetse nawe ufite ibyo urimo gukora bizaguhire nko kubishaka kandi nanayanganisha cyane abantu bagiye kuwutangira cyangwa se bawutangiye barwaje bamwe bari mu bitaro abandi barwariye mu ngo zabo nyihangane nta sheni idacika reka mbivuga muri ubwo buryo cyangwa se nta kintu kidashira nta mvura idahita ibyo uri gucamo none uyu munsi bigoranye bibabaje bikugoye ubona nta bisubizo ufite ihangane Imana irahari ku bwawe kandi ibyo uri kunyuramo n'ubuhamya bwawe bw'ejo hazaza murambona hangare mushaka kwibaza ngo ngiye ahantu mwarahambonye mu misi yashize nari impari jewe nkurikije ibyabaye nkurikije ibyo amaso yanjye yabashije kubona abamwe sinzi uburyo mwabifashe nishimira n'abantu batwandikiye muri commentaire byari bibabaje bigoye bitanabaho kubona umusore yadukira nyirabukwe bakaryamana usibye hano mu Rwanda no ku isi hose nekiza ko ibyo bintu ari amahano byari nakeneye kumenya impamvu uwo musore yakoze ibyo bintu cyangwa se ikintu cyaba cyaramuteye ibyo bintu ariko mbura amakuru ahagije byarangiye mbona abantu bari hafi ko abana kicana ndavuga ati ngiye reka ntahe nzagerageza ngaruke mbashe kugenda ntohoza amakuru ya nyayo wa mubyeyi byabayeho nagerageje kumuganiriza aranga kubera intimba n'agahinda yari afite yanga kunganiriza naze kwicara rero ngo ntereka agati mu ryinyo niturize ndavuga ati reka ngewe ngende uyu munsi ngeyo ushobora gusanga wenda hari yamaze kwiyakiramo gake kwiyakira byo cyane byo ntabwo bishoboka ibintu nkabira byakubayeho ndavuga ati reka ngende ngereyo nigira amahirwe ara mu mwanya tuganire mubaze impamvu nyamukuru yaba yarateye nyina gukora biriya bintu mubaze ati se na mbere hose wabonaga hari kururu iri hagati yande ya mama wawe ariko ngewe icyumvirizo nateye ku ruhande hari abaturanyi naganirije barambwira bati hari umubano udasanzwe babonaga hagati y'ura musore na nyirabukwe bamwe bakagira ngo nyine ngo umubano usanzwe kuri mama muraho neza muraho Yesu ashimwe murakomeye murimo murafura ako inanga ndabona imvura isa nkaho ishaka mwe muri kubona imvura uri kuyibona none wa mubyeyi we igihe cyagenda rero naritahiye bisanzwe wa mubyeyi wanjye wakorewe amahano wakoreye ibibazo yari yanze kunganiza ngira ngo arabibona none se nta makuru mwaba mufite bimeze bite na n'ubu twayiba amakuru yiwe niba arwaye hahabuka niba arapfiriye mu nzu ntabwo tubizi ntabwo arasohoka reka kuva cyagiye nyirabukwe se ntabwo byibuze yegeze aje gusaba umwana w'imbabazi ntawe turahabona ntabwo murahamubona na wa mugabo wese ntawe uhari wapi nawe ntabwo arongera kwandika musibire
kuko umuntu yamenya byitanga ariko abari haramo uko byagenda kose uri ari mu nzu kuko ntaramubona ntanasohoke numva ni ikibazo ahubwo nta buyobozi se bwageze bugera ahangaha byibuze ngo bubaze bati ibintu byagenze bite nawe yariturije arabigihore nta buyobozi burahagera reka ngende rero hagere urebe ngo uratubwira uko bimeze ndababwira namwe ahubwo mumbe hafi kuko ibintu ndabona bitoroshye ndabona amazi atari yayandi muri se ahindura se mara ariko ndabona idirishya rifungiye nta byasa kose barahari tu byasa kose barahari Mana n'abantu mwireba sinzi izina ry'Imana uyu mubyeyi nimba ari nyine depression ya danger kuko ibintu nawe ntabwo byakubaho mwiriwe neza mwiriwe mu mugenzi agenzwa n'iki agenzwa n'iki ko ntamuka wagize ikibazo buriya bwari ibintu cyagiye mutabonye nyuma nashatse kumuganiriza ibintu yaramureye byari amateka ni umugenzi agenzwa n'iki ko ntamuka yagenze mu muhanda wa leta oya ngwino tuganire nta kibazo uwo mugenzi nagende mu muhanda wa leta oya ngwino tuganire nta kibazo nya ntasoni ntasoni ngarukiye mu rugo ese hari ikibazo cyari cyo ntwaye koko ntabwo nshaka kuvugana nawe nta kintu nshaka kuvugana nawe ese njye hari ikibazo dufitanye koko nya nta muntu n'uyu n'umwe nkeneye kuvugana nawe nkeneye ubuzima bwanjye bwite nkatuza oya ariko ukeneye kuganira n'abantu ukeneye kose kwifungirana mu nzu niwo muti w'ikibazo koko uherutse hano ndwaje umwana asa n'agakoma nzaniye uherutse hano ndwaje umwana twaganiriye n'icyo gikoma umuntu yareba ukuntu kiboneka ariko kwifungirana mu nzu ntabwo ari umuti w'ikibazo buhoka iyo ushaka ikigeragezo gishira uragifungura kigasohoka mu nzu yawe ariko se urifungirana hano mu nzu uzagiza ryari nyambona kuvugana n'abantu binyongerera ibibazo kuruta kuba wenyine wowe kuba wenyine ntabwo ari byiza kuko hari abantu hano hari abaturanyi muri mubyeyi mwaganira n'abandi bantu bose mwaganira ukababwira ikibazo ukaruhura umutima wawe kuza kwifungirana mu nzu ntabwo ari umuti w'ikibazo nese ndababwira iki hari utarabibonye bose nyine barabibonye none se uburege mu nkuru bose barabibonye twenda byemeye ariko nawe gerageza basi nyambabara urugendo reka nkubwire jyana amakamera yawe nta nubwo ibi bintu ntabwo nshaka ko bijya kuri YouTube nta nubwo nshaka kujya kunsebya ntabwo ari ukugusebya rero genda utahe okay nonongereka mureho kamera none tuganire nta kibazo kuraho kamera ntari nimba ari ibyo ushaka nta kibazo kuraho kamera ubundi uterere ariko hariho abajyanama benshi hari abantu baba bavuga ati umuntu twamugira inama mu buryo bumwe cyangwa ubundi bavuga bati gutya na gutya gutya na gutya wowe none tuganire uhereza abantu kuri kwawe hari abantu bamwe bashobora kuvuga bati uriya mukobwa niwe utarabashije gufata umugabo we neza ibyo ngibyo bakabigushinja ariko wowe watanze ukuri kwawe umuntu wese akamenya ukuri kwawe sibyo ntekereza ko ashobora kumenya uruhande abogamaho wihangane tuganire nta kintu bitwaye wowe nubwo twakwicarira cyangwa ukazanizana agatebe nta kibazo mujye mubarambuye abantu ntibazatuma abandi bapfa koko oya mugomba kwigira sosiyete mujye mubarambuye umwana se amakuru araho koroherwa ikibazo ko kumwana amakuru se gusa banza wihangane kandi nkubwire ngo ibyo uri gucamo none uyu munsi sibyo ni ubuhamya bwawe bw'ejo hazaza nta kintu mu buzima kibaho kidafite impamvu na kimwe kibaho sibyo iki cyari cyo gihe burangiyewe nakomeje no kubireba neza ndabyanariza ndavuga ati nimba koko ubafashe iki gihe ntabwo ari ibintu byaje ngo bibagwirire umwana asamba umugabo aryamane na nyirabukwe byanga byakunda biriya bintu bifite origine bifite ahantu byaturutse bifite inkomoko nati ibi bintu ntabwo bibaho n'abantu mwabibonye namwe mwabonye ko ari amahano ni ibintu bitabaho njye rero ndaje kugira ngo tuganire dusase inzobe wihangane ubohoke uvuge ukuri kwawe ushaka gukira igisebe kigira uti arakirata nyuma y'ibyawe byose wabonye yego urajya mvuga iki koko wenjye nta bintu biremereye nshaka kukubwira nshaka kukubaza siko bimeze ariko njyewe ndagira ngo ubwire abantu byanga byakunda hari umubano wihariye wabonaga hagati ya mama wawe n'umukwe ku buryo byaza kugira ku kintu kingana kuri kamubwire nya
unatubwira uriya mugabo ubundi mwamenyanye gute, mwahujwe nande, ese mbere yuko bino biba cyangwa se munabana, kuko hari ibintu byabaye ejo bundi nabonye wari warafashe undi mugabo w'abandi, sibyo? byose ni mama. Byose ni mama wawe. Byagaragaye ko wari ufite undi mugabo wundi watwaraga umugore we. Ibyo bintu byose rero abantu kubihuza byabaye urujijo. Ati uwo mugore yari afite undi mugabo, yari yaratwaye umugabo w'abandi nawe, sibyo? Babibra bivuga bara umwana wawe ibiki n'ibiki, ndagira ngo duhereze ukuri kwa nyako. Byatangiye bitura mugabo mwahujwe nande, mwamenyanye gute? Yashe rero ya mugabo yakoranaga na mama. Kera. Papa wase ubundi abaho bare ko baza wenda aho utaza kugira ngo no kwinjira mu buzima baho cyangwa aba arafunze. Okay, bihangane koko meje ngiri. Ubwo rero mama barakoranaga. Yego. Nyine nyuma za kumbwira ati ya musore n'umwana mwiza. Yego. Akageza no mu rugo nyine turakundana. Ariko n'ubundi azakaza aje kureba mama. Nanjye tubikundaniramo. Birangira uwo ukagira ngo n'ubushuti bwihari hagati ya mama wawe nande nura musore. Wono we yazaga mu rugo aje kureba mama wawe, sibyo? Kubera bakorana. Mutari mwakundana. Sibyo? Noneho biza kurangira mugize ute? Dukundana neza. Mama ari mama wawe bahuje. None se ko umwana ari mukuru byabaye ryari? Byabaye kera nkiri umunyeshuri rero. Byabaye mfite imyaka 19. Anerinda. Yego. Maze kunerinda nyine ndabyara. Atukira aho ngaho gato. Nk'umubyeyi, sibyo? Nk'umubyeyi wari umaze kubona umuntu yazanye cyangwa se yinjije mu buzima bw'umuryango we, akoze amahano ku mwana we, mama wawe yagize reaction, mama wawe yabyakiriye ati akimara kubona uwo musore uriya musore aguteye? Nyine byaramurakaje aranadushwanisha. Turashwana biradogera. Ngera aho ngaho mva no mu rugo ndagenda. Aribwo buriya ariko umwana naramusize, nasize umwana mu rugo ndigenda. Aribwo buriya bavugaga ngo natwaye umugabo w'abandi. Ngera uriya mugabo ntabwo namutwaye nzi ko ari uw'abandi. Twakundanye nzi ko ari umusore kandi yaje nsanga iwanjye. Urumva? Yaje nsanga iwanjye ari inzererezi, ararya akawunga n'umuceri, turasangira. Urumva umuntu uba muri ghetto ugiye ukagura ibiro 5 by'umuceri ubura umukire cyane. Urumva? Tugasangira. Umuhungu aragenda arabyibuha aba mwiza. Tukajya mu isoko twagura agapira ka 2 nyine utwenda tukusanya nyine abona n'utwenda two kwambara ko yaje nta myenda afite. Mu bigaragara uriya mugore bafite ibintu batumvikanyeho azamutorotse. Azamuhesa. Je waza yaje ambeshya ko nta mugore agira. Nyuma twaje gutahura ko afite umugore nawe azana amahane dusereramo. Ariko nyuma umugore tuza kwiyunga. Ahubwo wa mugabo arongera aratoroka n'ubundi arabura aragenda. Ubu tuvugana yaba njyewe yaba mugore wundi ntawe uzirengera. None rero mama yabonye ibyo byose biri kuba turi kuguma dushwana. Ukimara uwavuye mu rugo umwana afite imyaka ingahe? Navuye mu rugo umwana afite imyaka 3. 3 Umugabo wawe se mwabyaranye we yabivugaga iki? Kuki atavuze ngo ngewe nimba amaze kubyarana n'uyu muntu bikaba bigenze gutya reka muzane? Mwegeze mubana aho mbe? Ntabwo twigize tubana kuko mama ntabwo yabyemera. Ntabwo mama wawe yegeze abyemera. Mama yaravuze ati nta kuntu wabyarana n'umuntu w'inshuti yanjye kandi dukorana mu kazi ni igisebo, waransebeje wangaragaje ko nareze nabi. Nyine akajya aguma ambwira amagambo mabi. Nyuma rero yaje kungarura mu rugo. Abonye ari guseba abantu tubwirwa dushwana ku mbuga nkoranyambaga zikaza buri gihe mu kazi niberamo bakantera nk'uko nawe ubuje kuntera hano. Ubwo mama aravuga ati aho kugira ngo ugume kunsebya garuka mu rugo. Nta kintu wabuze mu rugo, ngwino usubire mu rugo, wongere umwana mu rugo, ngiye no kuganiriza umugabo wawe. Mureko mwaba. Sawa aho niho nshaka. Komeza. Rero mama yaragiye bahurira ngiye ku kazi aho bakorana, baraganira. Araza arambwira ati wa mugabo yabyemeye, muze turebe ahantu dusohokera tunywa agafanta tubiganire. Turagenda. Turicara nyine turaganira, arabyemera ko tubana. Mama yemera no kudushakira inzu. Aribwo yabakodesherezaga ahangaha. Mama niwe waje kudushakira inzu hano kubera ko igihe cyo guhembwa kiwe cyari kitaragera. Mama niwe watwishyuriye amezi 2 y'inzu. Ubwo rero twari tumaranye nk'ibyumweru 3 mubanamo hano. Ubwo rero
ariko mama akajya amuhamagara na nijoro turyamye akambwira ati mama arampamagaye agasohoka akitaba akitaba mama wawe nyine kubera mama rero ari kuba mu nzu wenyine muri no minsi kubera n'umwana wacu twamuzanye naravugaga ati wenda babona agize nk'ikibazo runaka ukeneye kumubwira umugabo wawe yahitaga agenda akajya kureba mama wawe direct oya yarasohokaga akitaba telefone bakavugana umwanya munini akongera akagaruka kubera ko n'ubundi duturanye wenda yanajyaho sinamenye nkagira ngo aracyari akongera akagaruka mu buriri wowe wumvaga nta kibazo biguteye ukumva nyine ko ari kuvugana na mama wawe bisanzwe nta nubwo nagize mbitekerezaho ahubwo hari abantu bambwiye atari ko se uriya muntu ni mama wawe cyangwa ni mukase babwira ati kubera iki ngo hoya nyine ngo twakubazaga ndabwo ese mubona tutanasabye ati wati mwasa na ubona munangana ahubwo nawe yakubyakira umutari kuko byagenda kose nawe bamutenda akiri umunyeshuri komeza utubwire ubwo ngubwo nyine amubwira ati ze kubera iki tuzi ko namubonye kuri ka gahoteli kari hirya avuye muri shambure n'umugabo wawe shuwa se ndavuga ati ntabwo ibyo bintu byabaho ndavuga ati wenda ni amatiku y'abantu yego ni ugushaka kubashwanisha hagati yawe na mama wawe ejo bundi rero umwana arwaye nyura mu rugo tutaragera aho ngaho hari umubano wihariye wabonaga hagati yawe ya mama wawe n'umukwe we wenda ku buryo nawe byaguteraga inkeke ukavuga ati ibintu ko byagenda kose bishobora kuzabyara ikintu kitari cyiza narabibonaga ariko kuko nizeraga mama numvaga bitabaho komeza utubwire ubwo rero ejo bundi ndamukomangira nabwo ati ma umwana yaraye yandembanye ari guhitwara ibintu umuriro ameze nabi ngiye kwa muganga ati ntiwamerekeza arambwira wumva ngo genda namubwira ati se koko mituweli yaba hari umurongo mwinshi ntabwo wamfasha ukagenda mbere yanjye njyewe kubera umwana arwaye nkaza hamaze gucya nabanje no kumushyiriza amazi yo kumukaraba aravuga ati reka ati jyane ati njyewe tumaze kwisazira nta mbaraga ati ibiki n'ibiki ndamubwira ati se ko uyu munsi ari muri weekend mutari bikore mbizi wambabariye ukanyitera kuntondera umurongo nkaza wenda duhita tugerwa umwana ntiyirirwe ku zuba amara byanga mama maze kubyanga nakoze iki naraje mpeka umwana umugabo ari mu nda aryamye gutyo ari mu nda aryamye namubwira ati kuva hano ugera ku ivuriro ryanyu angana iki urugendo runini dukoresha 500 kuri moto mukoresha 500 kuri moto komeza utubwire nta kibazo ndangije ndagenda maze kugenda ngira amahirwe nsanga hari abantu bake kubera ari muri weekend ngaruka kare mu kugaruka nagarutse amasaha batari bazi ko ndi bugaruke ndaza ndakomanga ntagira umuntu uvuga wasanze hano hafi hano hari hegetse ndakomanga ntagira umuntu uvuga uvuga ati wenda arasinziriye ndankingura ukingura hano ndinjira mpita mbona inkweto za mama uruhande rw'icyumba cyawe imbere y'agatapi neza imbere y'urugi ariko urugi rwegetseho ku cyumba cyawe noneho mpita mbona n'inkweto z'umugabo wanjye yajyanaga ahantu azindukana nzi ko yambara agiye nko ku kazi nawe zirahari mu bigaragara baryamanye n'ubundi bafite ahantu bavuye bo bari bibwiye ko wenda uri butinde we ku bitaro urumva wenda bo bafite ahantu bagiye bavuyeyo baraza nko gukuramo inkweto bazisiga imbere y'uburiri bahita bajya mu cyumba rero niko guteza akavuyo kuriya wabonye ni uko byagenze mama asohoka yambaye igitenge cyanjye yirukanka kuko atari yambaye imyenda ye kandi ko nzi ko agira imyenda myinshi none se mama wawe wageze mu cyumba usangamo imyenda ya mama wawe yari irimo ikanzu ya mama nyagasani mana yanjye niko kumva ari ikibazo gikomeye cyane mama wawe kuva cyagiye ntabwo aragaruka hano mu rugo rwawe ntabwo aragaruka n'umugabo ntaragaruka nta nubwo arongera kuguhamagara wapi ntabwo yamamagara ntabwo yabitinya rero sinshaka kugutinza wenda abantu bamenye gakeya ku kuri kw'ibi bintu nyuma y'ibi ngibi wowe ugiye gukora iki nyuma y'ibi ngira ndumva ari ugushaka akazi nirerera umwana nyine nose nabigenza gute ntabwo nakongera kubana na mama nca inyuma ari nawe unsenyera kuva kera kose mama niwe uri kunsenyera niba nk'aho ari we wakanyubatse niba wenda baranaryamanaga muri icyo gihe tutaramenyana akavuga ati uyu mwana wanjye n'uwo mwana mutoya reka mufashe nawe arebe uko yakubaka ubuzima ngo andeke kubera ko n'ubundi papa ari hafi gufungura
ubu se papa nafungurwa agasanga zino ntambara ziri hano ubu wazishima koko? ahantu mama wawe atuye wazihangana basi tukajyana wongeye ukajya kuhanyereka, ntabwo mazi ukajya kuhanyereka ngiye nkamubaza impamvu nyamukuru yakoze ibyo bintu. Ngewe nzagutungira agatoki, dore ni hano hirya urenga inzira yonyine wanahanyuze uri muzi, dore urenga inzira ahangaha iriya nzu yindi niho mu. None we ashobora kuba yarazanye umukwe we hano kubakodeshereza hafi ye ari politike yo kugira ngo azajya amubonera ku gihe. N'ubundi ngewe niko mbibona bangiza agakingirizo. Rero ngewe ntabwo ndi butinda ahangaha sibyo. Umwana se yagasana, umwana aracyarwaye cyane. Umwana ararwaye nyine, ntabwo ari cyane ari koroherwa ariko nyine kandi yuko nagusigira y'agasukari rero k'umwana sibyo. Noneho wowe ugira ute uze kumugurira agasukari kandi ukomeze unihangane tu. Ibi ngibi uri kunyuramo umunsi wa none mu buhamya bwawe bw'ejo hazaza siko bimeze. Wowe uze kumugurira agasukari, noneho numara kumugurira agasukari wenda ahari njyewe nzaza murebe, nimara kukureba noneho tugira ute unjyane iwanyu njye kuganira na mama wawe mubaze impamvu yakoze ibyo bintu. yakoze rwose kandi N'abantu mwireba ibi bintu ni urugamba rukomeye. Uyu mubyeyi mumusengere, ibi bintu harimo nyine ni nka bya bindi abisirayeli bacagamo Farao kubirukanka inyuma n'amagare n'amafarashi ashaka kubamarira mu nyanja itukura, ariko ihangane byose uzabinyuramo neza. Reka ntahe rero, Imana ikomeze ikurinde kandi namwe mukomeze mumusengere. Bye bye.